yewe yeah. Ririmba nk'indirimbo mu kilatini twumve kanyo. Ariko ndayagarika. Credo in unum Deum Patrem omnipotentes Factorem celi et terrae Visibilium omnium et invisibilium et in unum Dominum Iesum Christum Filium Dei Gloria in excelsis Deum Patrem omnipotentem Factorem celi et terrae Visibilium omnium et invisibilium. Nurabyiza nabajije sene yaba yarakugoye. Yangoye yakugoye cyane ukavuga ati sene baraymaye kabisa mu mafilime na kimwe isene niyo yangoye. Ingore kandi sinanayikore. Sene y'ibyo bintu yangoye prononce bajya gukora prononce mu nzima. Ni ingore ni nakabeho. Nabyo sari sene begeze kukuzanira gukina porno. Hari abantu Angelique Web TV. Yes, twongeye kubaha ikaze bakunzi ba Angelique Web TV. Mubwira nti wowe wakoze subscribe kuri Angelique Web TV. Nukureka mubwire ni amafaranga agufurebe nge muri kumva kuri mikoro inyuma ya kamera ni wa muhungu wanyu Dani Kitatire cya Mutabazi rutarimba n'ibinyoma intore idatoragura amayuki nge ndivuze imbere yanjye hari umutumirwa ntago ari mutoya ni mukuru nawe reka yivuga imyato tuguhaye ikaze kuri mikoro na kamera za Angelique Web TV. Yes, thank you very much. Ibihe biragize rero kugira ngo tubone kubyiza bya Angelique Web TV n'abantu bashobora kuba bakunda uyu murongo wa Angelique Web TV. Tusuze n'abandi b'inshuti ziri hirya no hino mu bindi bihugu, tuvuge mu Bufaransa niba bakuzi nziko bari buze gukora nibuze subscribe mukore share mukore n'iki na comment muri kubona kayita ngo n'injori yari Kanyombya ubwo ngubwo nyine nizeye ko abafani banje bashobora kuza gusharinga bakaza gukora iki bakaza gukora link hanyuma tugakomeza ibiganiro byiza bitari bya biganiro by'ubushishwa cyangwa ubuganiro butagira agaciro cyangwa ibiganiro bidafite ibitekerezo nangwa se bitubaka abana b'Abanyarwanda nangwa bitubaka n'abandi mu bindi bihugu. Yes, Kanyo tuguhaye ikaze. Nanifite ikibazo ugira ikivugo nk'umugabo. Ikivugo nakwivuga siko nakwivuga nkavuga ibigwi bya. Yegereza mikoro wivuge neza. Ngewe kwivuga urya no kwitakuma. Ariko navuga ibigwi bya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, umukuru w'igihugu aho tugejeje. Ibyo nyibyo rero kujya kwivuga ugomba kwivuga ku bikorwa wakoze koko ibikorwa nabikoze ariko cyane cyane mushimira aho tugejeje aho igejeje u Rwanda na ahantu haryoshye cyane ahantu hamurika vision y'ejo hazaza bigaragare ko rero abazaba barumvise nangwa se barabonye bagomba gutera ikirenge muke kugira ngo twubake u Rwanda rwacu. Icyo nicyo kivugo nk'umugabo. Icyo ndakivuze. Mbadogo umukuru w'igihugu. Uburaga umukuru w'igihugu. Sinivuze se. Tudatinze mu kiganiro nanifitiye amatsiko ubundi Kanyombya umugabo w'agaciro kuri wowe wumva umugabo wameze Kanyombya umugabo w'agaciro arinde warinde umugabo w'agaciro kuri wowe n'umugabo umeze ute umugabo w'agaciro rero icyambere na mbere tugitangira ijambo tugezeho umugabo w'agaciro ni umugabo ukunda akagera ikintu cy'urukundo ugakunda fast igihugu cyawe ukagikorera kagikorera neza bitari bya bindi bumva ngo batangiye kubigisha barabigisha bakababwira customer care ugasanga ntukorera bagenzi bawe uwo gaciro rero nukorera igihugu agakorera iki akakorera Abanyarwanda muri rusange agakora n'ibindi bihugu kuko harimo inyungu igihe ukora neza urunguka wakora nabi ugahomba icyo gihe rero niwo mugabo w'agaciro ikindi kugira icyubahiro kutasebanya nawe no kwisebya ugasanga rero agaciro urakiha neza cyane ukaba ubirimo neza urareba ko igihe tuvuga Angelique ko ari uwa mbere mu bakazi uvuga ko nta gaciro yihaye yangere kuri izi ngingo nubona umuntu yarageze ku kintu cyiza uzavuga ati nta gaciro yihaye kandi akagahesha n'abandi. Ni ukuvuga ngo Kanyo ntabwo urabizi uri muri gendi ibintu byose ujya ubikora cyane kandi n'ibindi bigenda bigutambuka imbere nkawe ku myaka yawe hari nk'ikintu wawe waratanze cyaba cyaragiriye abandi akamaro kitakugira akamaro. Icyo natanze
kitangiriye akamaro. Cyagiriye abandi akamaro we kitakugiriye akamaro. Kitangiriye akamaro, ariko naho ngaho nshaka kubwira ngo agaciro n'igiciro. Abantu baje kunsaba ubufasha, ntabwo nigiye ubusa, bagomba gutanga minerval, kuko nanjye nigiye ku mafaranga ya data yatanze ya minerval, nkarinda ngera kuri izi ngingo. Ngo ibyo naba naratakaje rero ntabwo nabitakaje, ahubwo buguti narabubatse, nubaka bakurikiza imikorere nihangiye. Icyo gihe rero ntacyo natakaje, ahubwo gutakaza igihe nta n'igihe natakaje, kubera ko ndacyakomeza aho natangire kugeza ubu ngubu. Ntaricara ngo mbone pansiyo. Biriya se bibona pansiyo? Buriya se hari utanga pansiyo muri filime? Ubuze watanga pansiyo muri komedi? Yewe waba uri iki? Komedi siratakara, nangwa komedi igira intege nke. Komedi ni ibitekerezo, nta pansiyo rero. Ubwo rero ushaka ko nzasaba pansiyo ngo nibaduhe pansiyo ya komedi na pansiyo ya filime? Wiyandikishije kugira ngo ube ukorera igihugu, noneho baguhe pansiyo. Ninde wayiguhaza? Niye minisiteri yaguha pansiyo? Ahubwo komereza aho ngaho kugira ngo nibuze udacika intege. Icyo gihe rero nta pansiyo, nta na pansiyo ushaka ngo bambe pansiyo kubera ko nakoze komedi. Ubwo ntabwo waba umpemukiye. Ubwo uze hagati aho nakora iki? Nta na pansiyo yo gukora filime nshaka, ko ndandika, namara kwandika nkayishyira mu bikorwa, ahasigaye ngakomereza aho ngaho. None se Kayitankore, wumva ari iki hano muri sinema nyarwanda hakagombye kuba hakongerwamo iki kugira ngo sinema nyarwanda itere imbere cyane, igere ku rwego wifuza ruri hejuru? Wumva hakorwamo iki, hakongerwamo iki? Cyane cyane ko ubu ngubu bamwe na bamwe bakora ibintu ugasanga baraferinga kuki, kubera ko baba bashyizemo ikintu cy'inda, inda ndende. Ari habaho n'inda ngari. Ego Rwanda rugari. Inda ngari sinyizi, kereka yahaza ubugari. Ariko none ni yahaza ubugari. Yahaza ubugari nyine. Inda ngari yahaza ubugari. Ni yahaza ubugari. Kuko ubwo ngubwo iba yari ubugari ikaba inda ngari. Ikaba inda ndende. Ni inda ndende. Ni inda ndende. None ugasanga rero filime kugira ngo izatere imbere nangwa tugere ku buryo bwayo bwiza, nuko baba ku ngeso y'inda nini. Tugakora iki? Tugakora amashuri yabyo. Ayo mashuri twashaka, twasaba, tugasaba ko nibuze mwajya mu ishuri rya filime, mukajya muri ishuri rya komedi, mukandika, mwamara kwandika mubisaba, mukariha, bakishyuza. Hanyuma ukagenda uvuga uti ntabwo nigiye ubusa, icyo natanze kingejeje aheza, kuko ibyo nize nibyo bigomba kuzaneza imbere. Icyo gihe rero abandi rero babikora nk'aho ari gufyina, agafyinata, kavuga ngo nakoze ishuri nitubone inyungu y'iryo shuri. Ahubwo akantu nabonye kafite nibuze capability na sense, ni abantu biga gufirima, abantu bakoresha kamera, abantu bakoresha tekinoloji ya mashini. Ugasanga abo ngabo nibuze bafite iterambere. Naho kwiga gukina filime bakagushyira mu mutwe ko ugomba kuba umukomediye, ukabifata nawe ukihimbira ibyawe, kuko buri muntu wese afite ubwenge bwo ku ishuri n'ubwenge kavukira. Ibyo bintu rero ubanza bamwe bibakomerera, ugasanga n'igihe bari gukina filime ugasanga barahimba, barigana, ugasanga barajarajara. Icyo gihe atari mu bwonko bwabo, mu byo bize bashobora kuba barize ko ntabyo, ahubwo vuga uti wigana ingendo y'undi ugatagataga, ugasanga iyo ntabwo ari tara yawe, nta gihe uzabimarana, ugasanga biragenda biferinga, birapfuye. Rero ku muntu wabyigiye akaba afite n'inganzo, avuga ati mfite inganzo yanjye yo kuririmba, yo gukina filime, yo gukina komedi, akaba yarabivukanye, bikomoka mu muryango w'iwabo nkanjye, icyo gihe bizancika guteze. Nicyo gituma rero ugomba gukina filime uko banditse, si ko ugomba gukurikiza. Ugomba gukurikiza inyandiko, ariko ugakurikiza n'iki, n'izindi na talent yawe y'isoko ikomoka iwanyu, ikomoka mu miryango, ikomoka muri sosiyete, ikomoka muri sosiyete yabayemo, ubana nayo. Kuko gusetsa ntabwo ari usetsa kuko ubifite ubumenyi, ariko igihe wabanye n'umuryango neza, mugaseka, mukishima, icyo gihe nawe wigana undi ukavuga uti ewa, ziko kanaka yambwiye umugani uyu n'uyu, ziko umugani yambwiye ari uyu n'uyu, nanjye nkongeraho. Ugasanga rero icyo gihe ubaye
umuntu wa sinema mwiza uzi no guhimba no kwihangira ikindi kintu ukongera kuri ya nyandiko wanditse nangwa ya nyandiko wakwandikiye. Ntabwo ibyo wanditse ugomba kubishyiraho ngaho nk'agasuku ukajyaho ngaho ukavuga uri gasuku ntabwo uri inyoni. Ariko rero ugomba kuba ufite ubwonko buzima, ukaba ufite n'ibyo wize, ukaba ufite n'ibyo wavukanye. Kanyo, ubona sinema filime za mbere n'iziri kuza ubu ngubu ubona izitanga ubutumwa ese ni iza mbere cyangwa iz'ubu ngubu? Tandukanya filime z'ubu ngubu niba komedi cyangwa se na filime za mbere urazitandukanyiriza. Ugeze neza cyane kuko ugeze mu bahanzi, ugeze no mu nganzo y'abahanzi. Nuvuga ngo rero ugiye kureba nk'indirimbo, indirimbo za kera harimo indirimbo z'Impara. N'uyu musaza urabona tumufite ubu ngubu aracyariho, Imana imukomeze imihe uburambe, Makanyaga Abdul. Urareba ko kugeza ubu ngubu no mu makwe usanga indirimbo ze ziherekeza ubukwe neza. Urumva rero ko indirimbo za kera zifite power, zifite imbaraga kurusha izubu. Impamvu izubu zidafite imbaraga ni ukubera ko ni bya bindi nakubwiye hejuru nkubwira ngo uhimbe wigana ingendo y'undi ugatagataga. Usanga urubyiruko yigana indirimbo ya Amerika, yagiye kwigana indirimbo yo mu Bafaransa, yigana indirimbo yo mu Bahindi, yigana indirimbo abandi barimba ya Nigeria, yigana indirimbo ya South Africa. Ugasanga rero iyo ngibyo ntabwo biri mu muco wacu w'inganzo tugomba gukoresha, ku buryo tugomba kugera kuri ibintu biri natural mu muryango wacu nyarwanda. Uvuga ngo rero ibya kera ni byiza. None muri sinema, filime nyarwanda, urareba ko badushimira bati ni mwe mwatangiye filime hano mu Rwanda muri 2001. Nibwo filime ya mbere yaje mu Rwanda, nibwo twayitangiye. Noneho ugasanga abantu barashimira ko iriya filime yari nziza, yari iryoshye. Kugeza ubu ngubu noneho yasubiye ku rubuga. Nuvuga ngo rero ibya kera nibyo byiza kuruta iby'ubu, kuko barahanga bahimba iby'abandi. Ariko ntabwo mbabuje guhimba iby'abandi. Ushaka guhimba iby'abandi ukabivana hariya ubijyana iwanyu mu muco nyarwanda wacu, ugasanga rero bijya gusa ariko bifite itandukaniro, bikajya gusa ariko bifite itandukaniro y'umuco. Kanyombya, urabona ubu ngubu abana baje mu kiruhuko, kandi urabona bagomba kuza hari ibyiza abasanze. Urabagira iyihe nama ki? Urababwira ko hahindutse cyangwa se hiyongera iki hano hanze, hano baje? Cyane cyane ko tugiye kubagira inama nangwa se kugira ngo turebere hamwe niba ibiruhuko byabaye. Hari abakobwa, hari abana b'abakobwa, hari abana b'abahungu. Abana b'abahungu n'abakobwa bose muri rusange bagomba kwitondera akamashu kari hanze basanze. Rero akamashu ni agaki? Wowe ushobora kuvuga ngo ni akamashu gafata imbeba, bijya gusa ni kimwe. Nangwa se akamashu ni agaki? Tugiye gufata ibyo bavuyemo, ni ibyo kwiga, ni ku ishuri, bari muri sosiyete ibumbatiye hamwe. Ariko hano hanze turajagara. Abakobwa bitondere ubumashu buri ahangaha bw'ubugabo, ibigabo by'ibumashu n'ubugabo bw'ubumashu. Abo ni abakobwa. Abahungu nabo bitondere kuza ngo bashoke mu tundi tumashu, bashoke mu bintu bibi, ingeso mbi, ubusambanyi n'ibindi. Noneho akamashu kandi kari hano hanze, akamashu kitwa inzoga, ibiyobyabwenge. Kubana n'umuntu unywa ibiyobyabwenge kuko umusanze we ntabwo yagiye ku ishuri, noneho mugashoka ibiyobyabwenge, icyo ni ikimashu. Ako ni akamashu kabi. Noneho mukitondera ko hano hanze hari ibishuko byinshi. Ugasanga umuntu ati mbonye umwanya sasa, ngiye kwisiga nk'abakobwa, ngiye kwisiga utuvuta, ngiye kwisiga utuntu ku maso no ku minwa t'umutuku, turiya basiga ku minwa wagira ngo ufite ibisebe. Noneho ukavuga uti ngiye gusohoka. Gusohoka ntabwo ari ikibazo. Na muzehe na mama bashobora kuvuga ati dusohoke cyangwa sohokana n'abandi bana, ariko bitavuga ngo ugiye guhura n'utumashu, kuko kariya kamashu ushaka kuza uje muri vakansi ukaza ugatwara inda itateganyije, amashuri yawe ukayangiza,
waza uri umuhungu ukazana ingeso mbi bitarimo ubwitonzi ugasanga wageze mu mvuto bagufunze mbese bagufunze muri byumweru bibiri bakagufunga nk'amezi 3 ubwo se amashuri yawe ntiyabapfuye ugomba rero kwitondera hano hanze ukaza ufite iki umuco mwiza n'umucyo wavanye ku ishuri ukaza ugakurikiza iki ibyo wize kandi ugakurikiza n'inama y'ababyeyi namwe babyeyi rero mwishora abana mu tumasho ubu ari umubyeyi mubi akavuga ati waje fata amafaranga none ukajya nk'inyamirambo ukajya kwinywera ka whisky ugahura na ngufu harya za nzoga zisha abantu izi ntabwo yiyongera ntabwo nyizi niwo bivuze reka nizo ni nk'izo nyine ariko noneho hakaza akabishoka ugasanga anyoye ikiyobyabwenge ikica umubiri kikica n'ubwonko ugasanga asubiye ku ishuri yabaye igisenzegere yabaye nk'igikarito kirimo vide ariko banza ukunda umuziki ariko rero nk'ibyo ngibyo byose urashaka kugira ngo nongere nkubwire ko umuziki ngo uvuga umuhanzi ukunda nakubwiye vuga nk'abahanzi nka 3 ubwire 3 kandi ku buryo ndi bushyiremo byibura nk'indirimbo zabo baramiki navuze muvuze kubera ko nzi ko mwubaha kandi akanyubaha ariko rero we nsaba kuririmba ni nko kumbwira ngo boroga ntabwo iki gihe n'igihe cy'ikinyarwanda ntabwo ugiye kuvuga ngo boroga nangwa ashwigira reka none se ahubwo wavuga ati ufite irihe dini nk'ubu abantu bazi ko ngo ndi umuyisilamu abandi bazi ko ngo ndi umurokore kuko nagiye kubatizwa by'inda nini iriya byarinda nini sha nibyo twatumasho ugasanga pasiteri agutwaye umutima akabwira ngo gwino ubatijwe hinduka ngo kizwa sengira ibyaha hari icyaha ngira kugira ngo nkizwe ndakizwa iki urankiza iki se kereka nikijije iyo watukanye ngo bakoze icyaha cyase gutukana n'icyaha ko gutuka umusenzi ngo buntutse badurama mbanukanye utukanye ariko uvuze ko ari ikigoryi ari umuntu uvuga ibintu usebye igihugu agasebya perezida wa repubulika agasebya madamu akaba atazi n'ibyo avuga ari igicucu kuvuga ko umuntu ari igicucu kubera ibitekerezo bye ubwo mbanukanye kiriya ndagitutse ngewe ntuse kuki ushaka kuvuga ngo ndatuka kiriya ndagitutse hari icyo ntutse ahubwo niba kibyumva cyisubireho burya rero nicyo gituma nkubwiye ngo umuntu ntabwo akizwa wowe urikiza ureba mu bwonko bwawe ibyo ukora ukavuga uti ngewe nisubiyeho agomba kwisubira naho ubundi ndi ngewe ni ukwisubira ntabwo ari ukwihana kwihana se ni kwihana ufite amapingu se wowe wafata dore ugiye kumera nk'abafurere bikubita abaterapisite ntabwo wakwihana ahubwo niba uzi ko ufite ikosa nk'icyo uhanishwa amapingu uhanishwa amapingu none wewe wakwihana nishore nifunga ipingu rero kare ni ukuvuga ngo ntabwo ubundi ariko ikindi dini nangwa nikubite nk'umuterapiste gato ndi umukatolike ngira katolike byibura ikintu rusha ayande madini ni igiki ikirusha ayandi madini ikirusha andi madini ikibarusha ni uko idasaba icyacumi utwo ufite waba ufite agaceri ushyiramo waba ufite ibigori bihiye ugahereza abakene none wowe ushaka gufata ikigori gihiye ugashyira ahandi muri ka gakapu ugasanga pasiteri avuga ati dore mwebwe mumeze mute uraha imana igiceri imana izi amafaranga imana zigira amafaranga mu gihe tuvuga ngo imana yararemye imana yarize amafaranga nangwa ihabwa ibiceri kugira ngo ibibare mbaye amafaranga batanga bayajyana ayafashisha imfubyi hehe ayiwe yaguze imodoka ya pasiteri ari amaturo dutanga nakubwiye ko udashobora gushyira igiceri muri ka gakapu ngo bemere ariko muri gatolika ushobora kuba ufite igiceri cy'5 buriya se nk'umwana yatanga ngahe si agaceri ka bombo yagomba kujya kwigurira bombo akajya mu rugo anezerewe noneho ukagashyira ariya pasiteri akajya kwigurira akamodoka ariko bano abapasiteri b'inzaduka burya abakirisitu barafatanya bakavuga ati tugiye kubaka iki urusengero tugiye kubakira pasiteri nawe kubakira abakene uwo ni umupasiteri muzima nawe b'inzaduka nanjye ahubwo icyo gihe rero nanjye kuba inzaduka kuko nakurikiye inzira itariyo ngo ndabatijwe burya nashaka amafaranga nyabuze mbivamo nisubira kwa gatolika njya kwisengera Sainte Parote
ahubwo ubu ngubu ngiye gutumirwa n'umukobwa wanjye, Ugiye gutuma gutumirwa n'umukobwa wanjye muri Regina Pacis turirimbe. Abantu batazi ko baririmba ni indirimbo zabo bakora, apana indirimbo za zindi z'inzaduka, ugasanga baririmba nk'ikilatini. Abantu benshi ntibiga ikilatini, abana bacu yewe ririmba nk'indirimbo mu kilatini twumve kanyo. ariko ndayihagarika. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentes, Factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum. Reka ndekeraho kuko uri kungopera, kutangiye gukanura amaso. Reka nabyo. Ngo ndi mu Gifaransa, ndabizi ko ukizi nacyo. Ngo ndi mu Gifaransa n'ubu. Oya. Ikilatini Igifaransa n'igikati. Ndakubwira ikilatini nacyo ukanura amaso maso yenda kukuvamo. Ngubwira indi se. Yo mu Gifaransa ariko. Ndakubwira ikilatini. Ikilatini. Igifaransa kuki ujyana mu Bafaransa cyane. Ngo ikilatini. Ariko zibyo badukoreye. Ekeraho ngaho. Ntabwo nabishaka. Ouais. Je sais parler français, mais je m'en fous. J'ai envie de parler français à cette heure-ci. Reka mbikubwire rero, ndashaka kukubwira kandi karirimbo. Santos, Santos. Ariko uri umukafiri, ufite idini ntabwo ntaryo. Njye nta dini ngira kanyo. Akandi. Gloria in excelsis Deum, Patrem omnipotentem, Factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et invisible sha. Baravuga bitagaragara n'ibitagaragara, genda we. Ariko sha. Ibyo ngibyo rero. Ikinyarwanda uzi ni iyi. Nta nimwe. akubwira njye ntabwo ngiye guhimba iby'abandi y'ikinyarwanda, ndakubwiye Makanyaga nk'indirimbo. Indirimbo ya Makanyaga. Indirimbo ya Makanyaga. Ndayishyiramo se cyangwa iririmbo? Arampikiza. Arampikiza. Oya njyewe. Rekera aho ngaho urashaka kungopera. Wowe maze kurimba ikilatini mbona ukanuye amaso. Kubera iki wakanuye amaso? Amaso yarakuvaye. Nibazaga nyiri icyo iyo ndirimbo. Uri kwisekesha niko batakubona. Hano rero turi kuri Angelique Web TV. Mumenye ko ibyo mvuga ari ukuri, amaso yarakuvuyemo. Urisekesha. Amaso yaramvuyemo abanyarwandakazi, kuko indirimbo kuyumva ntabwo by'ubwanjye nari nyizeye. None se urumva navuga narimba ikilatini? Ntabwo ari ikilatini. Ariko kuki utari kuko mbona wambara kuteri utari kumbwira ngo ushyiremo indirimbo uririmbe ukunda. Nkunda? Ukunda ukavuga ati shyiramo iyi ndirimbo genda yiririmba nyisubiremo. Urashaka kundirimba ngo naho undi ngo baraguha indirimbo ya ndirimbo. Inyoni yari dunze iri mu giti, what a song this one. Iriya ni indirimbo nyabaki utangoresha amakosa. Iriya ya Jita Feso si ifite ubutumwa. Oya ntabwo shaka oya. Rekera aho ngaho. Abandi indirimbo ye nzibana ukwanjye mu bumenyi bwanjye. Nabonye ejo undi muri gushwana ngira ndirimbo ngo ntabwo ifite ubutumwa. Oya ubutumwa n'ubwe biramureba, njyewe mfite ibyanjye. None se maze kurimbira ikilatini kuva ntari mu Kristo. Noneho Makanyako abakristo bari kunyumva. None hanga abari kunyumva bari kuri Regina Pacis, abari kuri Saint Paroti hano igikondo, abari kuri Saint Andre hari Nyamirambo. Abakristo bahari bamakanye ko atari kilatini naririmbye. Wansekaga amaso yenda kuvamo. Icyo kilatini iyo ngiye ntabwo nzi kilatini, wasanga wanandukaga nta n'uwamenye. Yamaye sibyo ngibyo niyo yayo. Indirimbo zitukana, indirimbo zivuga ibishego. Ubuze kuririmba credo. Narimbe nago iyo ndirimbo himbaza Imana. Ni himbaza Imana nyine. Ni himbaza Imana. Imana mu kilatini bayita? Imana mu kilatini? Deus. Deus ni Imana. Yesu mu kilatini bamwita mu ki? Jesus, Yesu ni Yesu. Yesu mu kilatini. Yesu. Shitani mu kilatini bamwita? Nagakubitwe n'inkuba ntuzana mu icyo kintu. Kiwerewere. Sinzi n'izina rye ntakabeho. Pana kugikumbaza ibintu byane ko icyo kintu gitekereje ute kumbaza icyo kiwerewere gitera umwaka. Ntago ni nka bari nyine ni nka kiriya nacyo kivuga ubusa ni kimwe. Iriya ntabwo ari shitani yamugiyemo. Kiriya nyine bita urumva niba hari umuntu umwe nge nabonye basigaye bahangana witwa Gasuku. Aramuhanga akamuhangamura akamukubita hasi agakuta abantu ibintu by'ibigarasha hasi byose. Gasuku ndamwemera, ariko rero
ugiye kubireba uzi ko ushobora kuzana Badurama nkamuvanga na Kasuku akamugwira akamuryamira akunda akituma oya gafata Kasuku nayandaye nkamugusha kuri Badurama ubonye Badurama atitumye wangaye yakwinera kiriya kintu ndakibona ngo bakeneye ubwoba Badurama bamukuzaniye nk'imbere wamukorera iki cyangwa bamugaraye amagambo abiri mushaka wiki azi imbere yanjye kwenda iki nta satani ishobora kuza imbere nk'uko wabivuze ntabwo ikintu ngiye ngurana n'abanyabwenge n'abantu bafite ibitekerezo ariko Kasuku ndamwemera kuko aratumbye ari umuntu urya ihene yose amaze kwirira ihene ze ebyiri bakazana kiriya kintu bakabwira Kasuku mwitureho niba mu Imana yaturumbukamo icyo bita nuza ariya ndwara bayita gute bayita hari indwara barwara ugasanga umuntu yazanye amagara hemoroide amuguye hejuru atarwara hemoroide Kasukusha ndamwiye n'ishiti yanjye ariko arwara hemoroide bayita hemoroide Kanyo hari ikintu cyageze kikubabaza mu buzima bwawe mbabazwa n'iki nk'umuntu se nangwa ibintu iby'iyi si kuri ino se ikintu cyageze kikubabaza keza nisa uba ukikibuka ariko uzi kugira ngo ubwire abantu bagufashe ngo ni inshuti ngo baragukunda byarangira ugasanga babaye nil 0 ukabwira abantu ngo hirya murankunda ngo hari abadiaspora bagukunda turagukunda ibintu byawe washyize ku rubuga ni byiza na filime ukina ni nziza wababwira nimero ugasanga ufite wajya ugasanga ijisho rirakureba gutya 0 nge rero icyo gituma mu muco wanjye sinsabiriza ntabwo nsabiriza birabujijwe kuko aho gusabiriza mfite uruganda rwanjye uruganda ni iki ubwonko bwanjye birahagije ibyo ngibyo bizantunga naho ubundi kubwira abantu ngo ni inshuti tekereza kubwira umuntu inshuti ngo ntwerera mfite ibirori ngaho ntwerera ugasanga arihweza arishimagura ukagira ngo yariwe n'imbaragasa si uwo muntu aba amaze iki ntacyo amaze ni ukuvuga ngo ugomba guceceka kuko gusaba umuntu nk'uwo nguwo ni uguta ibitabapfu ibitabapfu urabizi ibitabapfu urabizi ko bavuga ko igihe umuntu agiye gupfa ngo arituma njye ntabwo nshobora kwituma icyo gituma abayisilamu bakamura umuntu wakubabaje kugeza n'iyi saha ni umuntu wagukoreye iki wanyibye umuntu wanyibye ngo ashaka kwigira umunyabwenge witwa Bunduki yaranyibye birambabaza yibye keno yanjye nahimbye y'izina ya madamu ndavuga ni ndamubwira tufatanye araza ngo tufatanye aranshuka tugitangira iratrending irazamuka cyane kizamuka ati ntabwo ari yanyu ndamubwira uri umujura agapfa gusa nta kindi uri umusenzi umeze nka Badurama n'ubundi ntabwo azi ibyo bamufashijemo bamufashije hano mu Rwanda ameze neza bajya kurongora umukecuru nakiriya nacyo ubanza kizashira kirongora umukecuru kiwerewere ni ikijura ntabwo ari njye kigendamo rero n'abandi kigendana nabo barandaye bati uyu muntu afite ubwenge bwo kwiba nuko tumukwepa uzingirishije rero azamwiba azamwereka aho bera kaga azamumanika dore ko ngo Yesu bamushyize ku musaraba azakumanika ingona zikurye inkongoro zikurye urakina bandi Bunduki yarangiye hari undi wanyibye erega abajura ni benshi mwitondera abajura nibyo twatuma mbabwira mugire ubwenge MTN nakubwira ati nyabuna witanga umubare wawe w'ibanga urumva ko baba batwigisha noneho byarangira hari undi wanyibye naye moto yanjye ngo arayiguze nari nayiguze 200 ndamane fata ku kamoto ka Sanya yari occasion de Rwanda byari ntago bikureba hari ugeze kumfasha ntabwo ari igare ni moto Sanya nyiguze yari yananiye nyirayo yabuze ya Minervale y'abana ntabwo ari umwana umwe ndayamuha birangiye umusenzi araza ndayimuha ni ngaho ugenda wifashishe kuko iyi moto ntabwo nyishaka aragenda akora agisida ngo hasigaye amafaranga yarasigaye ngo genda wikoce yambaye gadata yitwa nuza ngo yigo ni umudije dani shyaka ni umujura niwe muntu wakwibye ni umujura yaranyibye abo ngabo nibo bambabaje nushaka kumbaza abambabaje ngabo ikindi kibazo nari mfite ariko ikintu kunyiba gutyo nta kibazo kunyiba ubwonko nibyo bibazo ariko kunyiba amafaranga kunyiba akagare
kuza ugatobora inzu ugatwara televiziyo ugatwara inkweto nambaye ntacyo bigukizaho ntabwo ushobora gukira upfa uri umukene upfa uri imbwa tu nka sene ikugora mu gukina amafilime ni iyihe cyangwa yaba yarakugoye? okay abakina amafilime muri filime hari ibintu bita cascade ukaba umukaskadeur kuko ukora cascade abakaskadeur burya barapfa ushobora kuzamuka hejuru y'inzu ukaguruka ukavunika muri filime hakaba ibindi bya tricage iriya tricage ni sawa ariko rero ufasha abantu ubwonko mu mutwe urabeshya ngo ni iby'ukuri ni tricage n'ubwo ngo rero hagati aho akantu k'amayobera gashobora kuba kagakomeye kuba ntakora ngewe nka biriya bintu byo kujya mu buriri kujya gusambana ukakora ibintu bigaragaza ko abana bazigana ibyo bintu ntabwo ari byo ukagaragaza ibintu mbese bitari byiza ariko kuvuga ngo urakoresha nk'imbunda urarasa ibintu bya tricage ibyo nabikora. Hari ikindi ntabwo wumvise se wa mwana warebye filime hari filime abantu batagomba kureba batoya bagomba guhishwa filime zirimo ibishegu bibi nabyo bigomba abantu bakuru ukaba ari byo bareba ko abantu bakuru baba bararenze kamere yo gusebya no gusebanya ntabwo bashobora kwisebya ntibashobora no gusebanya kandi ntabwo bashobora gutanga inyigisho mbi icyo gihe rero iyo ngiyo ntabwo ni nka biriya ngo bakine filime ya porno ntabwo nabikina porno urumva biriya bintu ari byiza ntabwo ari nabajije sene yaba yarakugoye yakugoye cyane ukavuga ati sene barayinaye kabisa mu mafilime na kimwe isene niyo yangoye ingore kandi sinanayikore sene y'ibyo bintu yangoye porno se bajya gukora porno umuntu muzima ni ingore ni nakabeho nabyo sari sene begeze kukuzanira gukina porno. Hari abantu bigeze kumbwira ngo tujye Tanzania ngo dukine porno ntabwo nshobora ntababwiye muri abantu bazima murimbwa muratekereza nangwa muri abantu ki wowe urakora recruitment yo gukoresha abantu porno ariko ikora mu cyayenge hano ndamubwira bongo yakwa ahubwo nutariba neza ndagufungisha agenda gutyo nka nyombera asubwa nkubwo sene yo gukina porno ari kwishobora kanyo ntabwo nabikora biriya bintu ndabisuzuga kuko n'ababikora ni abantu badafite ubuzima bwiza ni abantu bimbwa bari abantu reka tugere ku musozo rero ngewe iki kiganiro gira ubutumwa utanga mwifate neza kuko kwiba telefone hano bimaze kuba ibindi urajya kuri ribu bakavuga ati telefone ziranga hari 50 za ba nyirazo barazibonye izindi 50 nta gisobanuro kuko polisi y'igihugu irakora igashaka uburyo ibafata amabandi mbagira inama rero bantu beza bantu bacu bakurikira Angelique Web TV mugerageze mwifate biriya bintu byo kugenda nijoro ugafata telefone kigenda cyaka umuriro wo gutelefona umujura gukubita uruki akaba aragusamye telefone akaza akirukanka biriya rero mugomba kubyitondera telefone igomba kusigasirwa neza ikabumbatirwa neza mukayibika neza naho ubundi hano abajura babaye benshi b'amatelefone nangeje ubundi banyibye telefone umuvandimwe yampaye iPhone barayiba bayiba neza cyane ati ntiza telefone ngiye kuhamagara umuntu iyo ngiye urayitanze iyo ibo yitanze rwose nukuvuga ko uwizimanye uwizimaniye umuntu nukuvuga ngo rero nabyo ari kuvuga ngo tiza telefone nangwa se mpa telefone ndebe wowe nta muntu wemerewe gufata telefone yawe wowe ni wowe na telefone yawe wenyine naho ubundi ushaka guha umuntu akaba n'amafaranga akiguza cyangwa agakora iki agashyiramo n'ibindi bishobora kuguteza impanuka nangwa se gufungwa agashyiramo amakuru atari icyo gihe rero mbagira inama kandi nkaba mbasize mbakunda babwira ni Angelique Web TV mukore subscribe abari hirya no hino bazi Igifaransa mukore abonnement mukore na share mwohereze bagenzi banyu mukore link mukore na comment ese kanyo ugisenga ngo usenge kigana tugisoze ahubwo dusengera abantu bagenda bakora ibiganiro birimo ibishegu abantu bimbwa babasenzi babaginga gusa ariko umuntu ntabwo ashobora kuvamo imbwa ariko umuntu ashobora kuba imbwa ariko ubundi imbwa barayorora cyangwa barayita ariko burya rero imbwa barayorora cyangwa barayita ahubwo ibintu byo kwita umuntu imbwa ngiye kubireka ngiye ndashaka kugira ngo mbite imisega nka cya gipasiteri kiri muri Amerika cyambaye ibikoti bimeze nk'ibyacuye kivugisha ibigambo na wa munyamurenge bariya ni imisega naho reka amasezerano rero naho utaha tuzakomeza na Angelique Web TV babwira ni Astra Vista.